ariko nyewe no guhorera n'igimwe birandambiye. Ugeze mu kikore guhorera n'igimwe uzasubira mu giturage ubundi wankurikiranaga ntakubwira tegoma kwisambu ujye uhingisha maze kwezi ni gushira nkohereza amafaranga nuko karahira ngo utagiye mu mujyi ntaburi umugore reka wumve dore n'isukari y'umwana yashize ubundi abigenza nte ntazagira ngo nzibi kamujana mpembwa nkuzanira wose ariko twawurangiza ukampinduka nzagire nte yaho naguhishe nihe ahantu uzabanyira bakunda ufite ariko uvugira ngo mbwire nde kandi nduru hejuru nirire uramubwira mvuye ku meza niba udashaka kunyumva reka nkubise yewe urushaka gitaro reka koko uriya mugore nzamugire nte rwose mpembwe munzanire nawe yijye muri rutubari ntamenya ntebwira umugenzi no kwanga kwibabariza abana naho wundi Vincent Karame mpamagaranya kwaze hano Mama kugenda papa aragushaka arashakira iki se umuntu mbwira ibibazo ntanyumve nakwitabye harya ibibazo ufite ni ibihe byatumye tumba ukangana n'ingumba y'ihene yari y'imyumbati none se ko nkubwira ukantarutsa ereka koreta mugore wanjye ntugakore nk'uko umuboyi yankoraga nkiri umuseribateri naratahaga cyangwa se wenda nabanzanye n'umushyitsi nagera mu rugo navuga ngo mwiriwe ngatanguranwa n'umuboyi ambwira ngo umunyu washize ibishyimbo n'ibindi yewe hari n'uwigeze kubumbwira ntashye saa sita ngo nta makara afite kandi navuye mu rugo mu gitondo ndeba arabunyiriza da hadaseka none nawe rero iyo ntashye saa sita mbaje nkungaburira ibyo ufite uzajya ubimpana umutima mwiza naho ubundi iyo nturutse mu irembo ngasanga ureba iry'intare nanjye untera umutima uhagaze ikindi gusaba koreta buri kintu n'umwanya wacyo ibibazo ugiye ubimbwira ku mugoroba ntashye byarushaho kunyorohera urabyemeje rero umwana yirirwa atanyoye amata yego urandenganya yewe ahubwo ndabona amasaha yo gusubira ku kazi ageze ndagufasha ya 500 urebe ko hari icyo wagura nta yandi mfite ubona aha nimugoroba guki 500 salamariki nta yandi mfite uragira se ngo ngirende aho dana aha nimugoroba Vincent Karame rungurukira ko se yagiye maze uzumbwire yewe nagushakwa n'umutindi 500 gusa nimva namo byere ebyiri se harasigara iki zose ziramarira iki ko ari zo kuntera icyaka gusa abandi bagore barashishe naho je Martine no kuyibarirwa sindasoma ngo numva uko imeze inyama y'inkoko nyiheruka nkiri muri commune ruriya mutinda zapfa yiguriye n'imodoka yawe nabanza yiguriye n'igare yemwe warose nabi burinda buke papa yagiye mbonye arenga ruguririye yasiwe po n'ubundi urondereza ubusa bukimara vise ndanyaruka unzanire ebyiri nibobereza ibihaha akira amafaranga 200 amavideo baragutiza mama ase amafaranga papa maze kuguha ngo hahishe none yajyanye mu mabyere ndakurega umvi intumbi di saba yatarangirira none niwe ugiye kongerera wambesirewe cyangwa ho nikijyaho ngitumye vuba ntakimena ndagiye ariko ndakurega izindazizanye aho zitereka ku meza maze usohoke narifuye pe
Mama, uranyuye iyo mutabiteho na papa. uracyaraho wangegera we cyenda wagicucu we umuhungu yirirwa iruhande rwa nyina niko amera utajya gukina n'abandi bana nasaho hari ubariteretse. Ehe, urabeshya. Uravuze ngo aranywa kandi yagiye ku kazi. cyose ceceka ngaho uvuye ngo usumye maze ugende. Nta nzoga nshaka. oya n'ubundi nta mwana wo kunywa inzoga. Mbese Nikisi. umva mbese uko yabaye baye ngiye kuruhuka umenye bashiki bawe batazerera kandi ntihagire umuntu uza hano uze kumbyutsa urumva. Mwiriwe. Yego. Mwiriwe sha. Papa wariyo? Oya yagiye ku kazi. Naho mama? Mama wanjye ari mu nzara aryamye. Ararwaye se? Oya. None ko namushakaga cyane sha. None bayicaye amubwire. Mama. 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 Nikibise Yoka dore haje umushyitsi. Ndese Sinzi izina rye. Ni wa mugabo ukunda kuza hano mu ivatiri y'icyatsi kibisi. mubwira utaraje. Waraje. Nuko sha. Urakagabo pe. Akira amafaranga yo kugura mu mazi usangire n'abandi bana. Nuko murakoze. Maze mu ndindije imodoka batayitabura amapine. Ariko aduha n'umunyenga. Ngaho mugende mwe mwicayemo. yo ese niwe muzu aho sinagutindiye. Oya ntacyo bitwaye. Ngaho sigira hino tankora imbagara. Cyo ndamutsa neza ati. Ese ndamutsa. ngira nkugire. Nkunda ndashe. Ko waryamye iki gihe urarwaye? ashwi ndi muzima nuko numvaga nsa n'unaniwe nuko mbanye nduhutse gato. mufite konje se ko mutembera mu masaha y'akazi? Reka da. Nta konje ndimo. Ahubwo ndadomotse. Ubonye chef wanjye adahari ntereka nze ngusuhuze. Rega nduva bitoroshye. Ese wavuga iki ko ntwaye umutima kore? Gukunda rwose cyane. Nkwivuyeho uruhu. Niba nawe ari uko simbizi. ariko muzungu nawe ntusanzwe. Gusa ujye unyihanganira kandi nturi umwana. Uramenye ntukagire ibyo uhingukiriza umugabo wawe hato utazanteranya nawe abagore ndabazi. Erega nanjye sindi umwana. Ubwo naguteranya nawe jewe niretse. Urabona nakwisenyera koko? Yewe. Ndihuta. Akira kakano tugure byeri. Igihumbi cyose. Ntacyo byose ni ibyacu. Ubundi urukundo rugurwa ikikore. Ariko kandi ntubwire umugabo wawe ko nageze hano. Ariko rwose muzungu wangize injiji. Ngaho wirirwe. Ubwo naho utaha. Nuko urakoze wirirwe. umugabo nawe ureka bampe 500 ngo mvanemo amakara, amasukari, amavuta, amata y'umwana n'ibindi. Po yewe Vincent karame enda banguka ngutume nyarukunzanire izindi byere byiri hariya. Aha ariko mama ubwo nukunywa gusa yaga amafaranga urayamaze ufatura ari iki noneho. Ngaho se gira vuba dore sari hafi kuza tazinsangana hanyuma utewe kuzufatisha imbabura dore ko wigize sicyori wanshakuraho. Ariko mama undateko hari koko je urutanarwaye. Yego mama nyarukutebuke ndagufasha akira nibi bicaro ugenda ugura imigati usangire n'abana. Aha ni imigati turarira
uwo muri ijoro turacyatete bishye koko dore n'ibintu ntibiroga. Mwiriwe kure. Mwiriwe namwe. Ese kuvuga nk'urwaye? Ahubwo merewe nabi. Burya wabaye ukiva hano mpinda umushyitsi ngira isesemi nuko ndaryama. Ubu niho nkibyuka. Dore mbonye bwije mpavise nta mafaranga ngo agure imigati asangire n'abana kuko nabonaga guteka ntabishobora. Ubu wafashwe na malariya dore ko ifata kwinshi. Ahubwo rero n'abana fanta barenze ku mikati. Nange ngiye kugushakira ibinini urebe ko waramuka. Yewe mwabahano. Kodi. Karibu. Uraho cyane bizimu. Uraho muzungu. Uzi ko nari ngukomoye? Yewe nanjye nuko rwose. Tumaze iminsi tutabonana. Abo mu rugo barahose ni bazima? Ni bazima ngo mutahe. Ese madamu ukorera nabi nk'urwaye? Yafashwe uyu munsi. Navuye ukazi nsanga atameze neza. Niba irwara jagora ntawabishobora. Erega simbura n'ibindwaza. Gukenera i Kigali biragatsindwa. Mu gitondo abandi bagore bihereza umugati usize marigarine, imineke n'icyayi kirimo nido. Mu masaha yine bagafata akabyeri ndetse numva bakita ngo ni kaperitif. Ngwiki. Kuva saa 5 kugera saa 6 inkoko zikarubona. Imyuka y'inyama ikanturuka impande zose inzoka zigahaguruka. Abana banjye bagashukura bagakanurira mu byungo by'abandi ubudahumbye. Umuto muri bati ndashaka inyama mama. Batangira kumva ko zahiye neza. Ubwo tukamira amacandwe. Yewe nanjye ureba nuko ngana uko irarira nyica ndetse ngahurwa n'ibindi biryo. None ngo kureta ningira ubuzima. Ibishyimbo n'ubugari bya buri munsi bushya umunyururu ibyo bigiye kunyica. Nta n'icyo mbahishira indwara yanjye niyo. Kugira utasaza umucuruzi cyangwa umukozi muri banki. Yewe ikindi kintera intimba ku mutima ni ukubona abandi bagore bambaye imyenda y'ibiciro. Hari Nirote Rigare, hari Kigali Raganje, hari Mbarusha Umugabo, hari Merufungwe, ayo yose n'amoko y'imyenda igaragara. Erega byarakomeye. Hari rero n'ibitenge by'ibiciro. Ariko Bizimungu yagize ngo aranyibutse ukungurira musazi cyangwa se tare nyanya ngo ubwo nawe yampinduriye. Inkweto zo zirazwi ni kamba mbiri. Mbega marere. Ibyo ni ibintu koko. Ngo wanjye we. Maze ugasanga abaturanyi banjye banjyanira inzara woshya umupfakazira kandi nitwa umugore w'umugabo. Cyakora Bizimungu mbabarire nanze kubikubwira uri wenyine kuko nta mugabo umwe. Uri kumwe na muzungu cyo ni mushaka umuti w'icyo kibazo cyanjye. Gukenera i Kigali birananiye hoshe. Mva mbese. Yemwe washatse kera. Hashatse badatanuke turarindagira. Ingwiza murungu nkamwe mwajyaga he? Kwiyemeza ibyo mutazashobora murushya abana ba Rwanda gusa. Ariko kore. Ya. Ndashima we. Ko mpembwe 10,000. Sinzi gushyikiriza byose hari n'urumya nkuramo. 10 se bimaze iki? Narize ku biciro ry'imigani ngo wampaye inzaratsi. Abandi bakansuzugura ngo nta mugabo wategetswe n'umugore. Ivyo byose si ukubera wowe. Urinda kurira ngo uhembwa make se wagiyeho bahemba menshi. 10,000 si biki. Ahubwo we nuko yakora mukegera muri manyinya. Kandi uguzi ko ntabizi. Iyo manyinya wihata notayirinde zagukoraho. Ko manyinya 10,000 wabiguramo amakara, amavuta, amata y'umwana n'ubundi bucogogo bwose maze ukayahahisha ukwezi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyirabarihenda n'umugore ucura umugabo we. Niko Bizimu. Ko umuntu akameye yaragiye ukutegereza iki ko? Magaze ni muzima. Muzungu ndeka. Wagize ibintu mbika ari byanjye. Erega sha burya leta irika neza nuko mutabizi. Bwireza nzagushakira umukiriya uguha kashi nzanakohereza n'ikamyo yanjye maze uyipakire wuzuze. Mpakire mwiki? Hari amasima, amabati, imiceri, amasukari n'ibindi. Maze uzarebe ko aruza gufata.
ngo ntawe uzamfata ntatari njye barafatwa nkanswe. ari nkanjye muzungu bomba narabimazemo. Ikibi ni ukwiba umuntu naho leta irarika nigende kereka ihuye n'injiji cyangwa indangare nkawe. Ubu siko ibyo ugakira birashoboka, maze abana, umugore, abuzukuru n'abuzukuruza ndetse n'inshuti zawe zikarya kuri uwo mutungo kandi ntitugire icyo tuba. Erega ibyo ndabyumva, ariko icyo nanze nuko nazakurikiranwa ngafungwa maze umubyibuho w'umwaka umwe ukambera mu gifungo cy'imyaka 10. Erega uburoko buragatsindwa. Ese ufunze uzize ukuri hari icyo wafungurwa tukayakoresha? Ngo mfunzwe ntacyo. Ntacyo, ntawe utinya inkuba ari munsi y'ijuru. Reba Twahirwa, izina ni ryo muntu koko ko yivye yabaye iki? Umugore n'abana baradamaraye nawe ukavuga avesigaho kereka niyo uri gicucu. Iyo niyo namugiriye ngo nibe nzafungwe. Yewe ko ingabo y'umugore iragushora ntigukura. Komeza wirangareho. Ariko bizimu iyo ubona mfite amazanga nakuriye yubatse kijyambere sa cadastre ivatiri yo gutemberamo byarukururana ariko sinakubwira ubwo ubona ko nabivanye hehe. Buriya se nibyibona uyo wese imishahara y'abakozi ba leta uwo mugore wanjye rishyira kwizana nta kibazo cy'amafaranga tugira. Hari icyo bigaye hose. Erega muzungu baca umugani ngo wikanira umugisha wundukanye ibuye. Nshobora kubikora Imana itaranyandikiye gukira bikankoraho. Nta mugabo umwe sha kora ibyo nkubwiye nibiramuka yo gupfanye ndakwishingenza gufunguza ndabyemeje. Kandi nibikuga ubuhoro uzayakoreshe neza azaguherekeza. Uramenye ariko ntuzibusa sha dore wasuzagirwa no kunutsa uzaterura agashyitsi ugura imodoka ubake nabyo bizu bigerekeranye ubwo uzavuye ubuzima ugiye ubuntu maze tujye twicara tugere kakaguru kandi tuvuge ibyo twagezeho ngo ubwo buzima bumva sha. Ariko iyo ni inama y'ukuri tureba ko gusura nari byiza ubu nyunguye igitekerezo reka nzabidahe mfite sezera ku bukene ejo gutinya byikuyemo hapfa havutse niyemeje kubikora. Cyakora leta ninkurikirana muzandwaneho. Humura ndahari sinzagutererana. Erega muzungu yabikwemereye ahubwo wowe sinzi ikindi ushaka. Ntabwo zirimo ngo leta ikurikirana umuntu imukurikirana hashize igihe kirekire umuntu yariyondoye yaramerewe neza bihagije. Niko bizimu ntongere nkubaze ikirusha Twahirwa ni iki? Si leta yibye ninde wamukurikiranye se? Wowe urindiriye iki? Ariko yibye kera ubu leta yarakanuye kandi yaranarakaye. Uzi ko yifasha umuntu mu makosa nkayo muhana yihanukiriye ko yiva mu nzara ntibyoroshye. Yewe ndabona umunsi twikibu ndatashye ariko ikiganiro cyacu ntikirangirira aha ngaha. Oya ntikirangirira aho nabyiyemeje. Nzumva telefone umbwira uko byifashe. Muramukeho kandi murara haryana bizimu. Ahataryana harara umwanzi muzungu. Muramuke. Ngaho muramukeho. Halo. Mwiriwe bizimu. Yego. Ndashaka kumugirira mu yakuri bya bintu. Ndasanga ari ibintu bikoze nka miliyoni 6. Reko bifata. Mvuga nawe. Hasonisha. Kakira. Ibyo nibyo buzima ari gucuranga. Kwasa makubi no kurira. Nibyo. Niba waretirije gufata miliyoni 10. Ukaba usanzemo 6. Fa gufata utwo. Yawa rwose. Ega. Ubuze ndayica umujyi. Nibyo koko. Kandi gana yo si make. Ugize Imana ntukurikirane. Ariko sha uramenye ntukore nk'abatindi. Muri stock usigamo ibintu bike by'urwirurutso. Ngaho rero gira vuba ngiye kukohereza ikamyo mu mwanya irabigezaho. Nuko murakoze. Ngaho bebiriwe. Mwirirwe.
neza Bizimu. Yego. Ko mwatinze se? Gusa turatinze. Twabari kwiye gupakurura bya bintu. Ubu tubisize muri stock yawe. Ahubwo genda urebe. Ambo. Ngira ahubwo vuba umpaye amafaranga ndihuta. Sawa. Yawe umuzungu yambwiye ko ari byiza. Mwembi ndabizi ntacyo nirirwa nkontorora. Turahabwa kira miliyoni za 5. Nazibaze ziruzuye. Nange ndakwizeye sinirwe mbara. Bitadutinza bakavaho badufata. Nizeye ko yuzuye. Aho bashyira muri iki gikapu nyaruki. Murakoze ngaho mwirirweho. Wirirwe nawe. Yo. Nyota y'ifaranga iranziciye ibintu pe. Ariko se uriya mutindi ko agiye kwikura naho yarari. Kose mane ko Rwandira imaso. Uriya munyagoza afatwa nta shiti. Azakwirwa he? Azabubande? Naba nanjye namenyereye guteka umutwe. Natwe baye ngombwa nayitanga. Uriya mushinzi azamenya naho batangira ruswa. Aski nakazi ke. Ariko niyo yamenye. Ese ubundi miliyoni 5 yavanamo ya ruswa gasigara niki? Abashatse amafaranga bashatse kera nabitwa ngo barashaka ubu. Nibaryo simbabujije. Bazajya nibahagama. Wiriwe ko mbona twenga bite byawe? Ni byiza cyane rwose. Rahira bya bintu byatunganye. Koko se erega n'ubundi niwe wirangayeho nuko nakubwiraga amatuka yavuniramo ibiti. Nizeye ariko ko wahashya kayabo. Yewe ayazanye yose Imana nifasha sinkurikirana tuzaryayo. Miliyoni 5 se. Numbera umugore mwiza ntuyapfusha ubusa. Ukamfasha mbese ko yacunga neza. Azaduherekeza da. Kandi nakazi kandi kazadusayidira. Yewe miliyoni 5 nizo. Imana igira amaboko. Idukijije twari twihebye. Imana yatwibutse pe. Twari dushize. Yo, inda zacu zari zarafatanye n'umugongo. Aho nyuze bakanyita Kenene. Abandi bashinga ngo dore umugore w'inzara. Abana bacu bari baraye bari burware bwaki. Dore rero icyambere tuzakora tuzabanza twiyondore. Turye maze turebe ko natwe twazana kabiri nk'abana. Reka ndorera kore. Kugera kore siko gupfa burya. Reka ahubwo tuyasogongereho. Yewe nivyo kuko ndumva bikwiye. Rebero. Karame. Ngwino ngutume. Nditabye. Bakira shayi inoti ya 5 bagutume. Uhu tujye kuri bare uzane kazi ya byeri. Zikonje? Uzane nkuko ebyiri zokeje. Usenga sanga bazokeje. Ngo bahijana bakokereze vuba. Urumva? Ikintu utagomba kwibagirwa. Nzanira icupa rya Martine. Umvise? Tatwumva. Hanyuma utebuka ngutume n'ibindi. Numvise. Ubuse amafaranga yabika mu nzu. Ndajyana se muri banki. Ntibanyeka amababara bakazamfata. Kore ubu ndumva bitangiye kunyobera. Bikuyobera se bikuyobera iki? Usatinya uherezeye. Abandi bayibitsa muri banki bafashwe nande. Hari uwanditsweho kuyagira no kutayagira. Ikibazo saho kiriye. Miliyoni 5 cyarimwe. Maze ngo ntibagukeke. Niyo zabijana. Ariko ubundi ninde uzaba kugenzura mu byawe? Ndumva binteye ubwoba. Rebera ratevutse ye. Ivyo nagutumye byose wabibonye? Byose ndabizanye. Ntabwo bantindiye. Nkuko nasanze zahiye. Ngakira amafaranga bangaruriye. Nuko izi ni inkoko koko. Bizimu. Faya tuzitapfune zigishyushye.
yawe dore abajandarume we bishoboka ndabona twahageze ariko ureba ikinyamabanga mwe n'icyo bishoboka nawe Bizimungu ni njyewe ukora he nkora muri Minitrap ukora iki ndi umubitsi ese mufite umunsi mukuru ko ndeba mwiteretse amakoko amabyeri ndetse na za maritini oya nuko kandi ibyangombwa byawe umurasha ngiye n'umushyikira ugira ubwoba witwa nde Nitwa Vincent. sayiriwe hano Oya, papa Jean nanga asanze ari niva kwiga. aza ntacyo yari afite Yafite igikapu gitukura kinini. ni iki cyarimo se humura kwireba nyoko tubwire ntacyo tugutwara humura wigira ubwoba Ntabwo narebye. Ariko umenya harimo imigati. Niba atari yo, ubwo ni imyenda y'ishuri papa yanguriye. ese genda urebe mu nzu y'icyo gikapu cyaba kiri kituzanire uyu munsi mukuru wanyu uratangira ryarira hatwe ngo twisomere erega nta munsi mukuru dufite Igikapu se ngiki? nuko sha uri akagabo ibiki Bizimu yabaye nka tata hari ikindi wongeraho tugende none se niko ananiwe guhinda umushyitsi ujya kwiba none ubu nibwo ugiye gutera imbabazi cyo niba gushyiramo amapingu maze ujya imbere tugende vuba ayiwe aho umutindi yanditse ntiriva we yewe we intamenya ntibwira umugenzi urabona ariya makenya y'amafaranga bashubijeyo ayiwe reka niyahuza aka kabyeri ariko se ndanywa byeri ndeba maritini burya bagarutse nayo bakayitwara yo ubusaba abana nzabagira ntiwe ubwo ayo twatwibiramo mbuze na twa tundi najyaga ninepfa gusa mbuze byose nk'ingati imennye we nta kindi no gusubira muri komine nkajya gufata isuka ese nzabishobora abahu ko nari maze kumenyera umujyi nyagasani we ubu nsubiye ku kanjye we kandi icyo umuntu yanga nicyo abona ntinya isuka kubi nari naragize imana asa n'uyipakuriye none iranze iranyukamye Hodi ni karibu kwitangira itama bite byawe kore ndeka wa mugabo we arwaye se kandi ndeka ndorera naba n'urwaye arivuza agakira cyangwa agapfa ikibi ni ugupfa nabi uzi ko Bizimungu bamushyize muri prison bamufunze rero wahora n'iki bamufunze bamuhoye bya bindi rero ni bya bindi yazize ya ariko maneko y'u Rwanda akazi ko ndayibonye uyu mwanya baramufunze ataranywaho n'icupa singize iriho zigiteretse dore n'inkoko zumiranye igisakoshi uko yakakigejeje hano bateruye barajyana miliyoni 5 usibye yaka gacupa ureba fungura tumwe twisure n'izo nkoko ziri gupfuza umugabo we n'urucucu ese ko ari uruhiriri ubwo miliyoni 5 yarazizanye hano gukora iki
yewe ugerageza ubyikuremo kuko watera abana agahinda. reka ngo utomereho nkora impamvu ku iwacu ari no mu giturage kibise. yewe ahantu haragwira, babajwe n'abana banjye bari baramenyereye kurya neza. ni icyayi cya buri gitondo. ishyano ye dupfuye nabi koko. yewe nushira inyota kurya bike no kubikena kereka utabonye ugufa. ariko kuri uzi ko ntangaje ejo bundi se wahoze wiyamira uvuga ko umugabo wawe ntacyo akumariye ko kwicira inzara guha udufaranga tutagize icyo tumaze. ubwo wari waramenyereye kurya ubusa ntacyo uzaba, si byo se? abagore we umurengwe wanyu usa n'inzara yanyu. ariko muzu kukwiringira ni nko kwiringira inkumi mu nzu. nkunze kutarazamo mpenze hakiri kare. yewe haguma ubuzima kandi kubaho ni Yesu. kore uwo murabi babara sheri ntacyo uzabura mpari kuva uyu munsi ndakwishingiye ushyire umutima hamwe. wenda bazavuge ko wabaye ibiro byanjye bya kabiri, ibyo ntacyo. naho kujya muri komine kujya wirirwa utaba imirundi reka ikara mu giti urya ifaranga kuko nicyo ribereyeho. nzakugaburira neza, nzakurihira inzu, maze nzarebe ko hari ukuruta. ariko se tuvuge ibintu dusubira ibindi. nzagira undi mugabo nsanga hano nzakumirira nabi atari ko umurengo w'abagore ari mubi cyane. reka da ibisa ntibishoboka, nta wundi kuko ntawe nabona wakundutira. maze kore baye ngiye ngayo amafaranga 5,000 wahira abana naha nimugoroba. rwose urakoze, singuherekeje ngiye gushaka icyo abana bararira, ubwo naho mu kanya. ariko mama cya kigabo gihora kiza hano papa adahari kiba kije gukora iki? kandi n'inkuru azagitema. ariko wa mwana we ntuzaba igikenya. ari igihe wabonye nkirinda yawe sinzi ko nukura nzagukira. abana bubu we aha ngaho ni mubyare. Hodi karibu utambuke mwicare ngaka gatebe. bitese kore ni byiza. mumeze mute mutima yanyu? ariko tumeze neza. yewe maze sintinda. ubu utaricara ngo ntutinda waruje kurahura se? oya narinje kukubwira ko ejo tuzajya gutembera ku Gisenyi. ku Gisenyi? ntibishoboka. kandi tuzamarayo iminsi. ubwo ni ugushaka usiga ku rugoda kandi nawe ukigira neza kwiryoshya maze nkajya gukwereka umujyi n'amahoteli meza. tuzaba muri hoteli se? none erega burya abagabo bararutana, ariko uzapfa ugeze yose. yewe naho i Kigali nsaziye sinyazi nkanswe ku Gisenyi. ariko Bizimungu yaragufendegeje pe, umuntu akagira umugore usa nawe akamufata nabi. icyo ubuze ni kimwe gusa, iyo uza kwiga ibindi bisigaye buri uwa mbere, si byo koko? ndagiye rero usigare witegura. abi wowe se uzababwira ko ugiye? byose birakureba. ikokore karame tunganya ibyo nkubwiye, naho mu rugo bazi ko patron yadatashye bagiye muri misiyo cyangwa yagize ibindi bizazane, kandi niyo babimenye ibyo nta kibazo. namutegeka mu rugo rwanjye izi miziki icyura jyewe. uramuke? ngaho uramuke. mwana wanjye Vicenti uzajya umenya bashiki bawe. uzajya hehe mama? ejo nzajya kuzana papa
dore mbasigiye ibirayi mu mufuka rebera ajya ateka abagaburire ajya n'abaraza nanjye sinzatinda kandi ninza nzabazanira n'imigati. Muhungu we kudateka turarya iki? maze mumvaneho induru tukaza batari ababyeyi igiye kwitemberera isize inshuke ngo nirebera abasigiye. Yagiye kuzana papa se? Yagiye kuzana papa yasomera hese. Ewe iyawe yari nunda atari ko leta nizi umunenganizi w'umwirasi mubi cyo kuvunwa n'abana ntabyaye se unazaza bimenye byibura mpena 50 nigurira agatabi kwashi bana mumve hejuru mugende mwirwaneho nimwinanirwa mupfe. Dawe watubyaye we mama n'umubyeyi gito koko ubu yadusize agiye. Hashi mugende genda nawe barumuna bawe. Adusigiye nde? Adusigiye iki? Dawe tubaye abande we. Osh intabwo ni nyinshi niwacu mu Rwanda ye bageza harindi mu kape ya mubaye abande se sha yemwe kubyagwa n'indahira agatsindwa pe. Yemwe ba muraho Vincent muze muturamutse sana na bashiki bawe. Ko musa nabimuherutse gukaraba ryarira umunsi mwagendaga. Yo maze iminsi 5 yose mutoga nyagasani we tekiguri cy'umuhungu kuki kitabogejera. Uravuga kutwoza cyangwa no kudutekera no kuturaza koko se twaryaga imigati gusa ahubwo tugize imana aza ko yatubwiye ngo amafaranga yarashize. Ese papa agiye kuzana hehe mama? Mfata gicucu wafi nikijye mu rugo azabaza. Urafitwa umugore uzasaba Imana umugabo wafungurwa naho ubundi uriya muhungu nakuraza gukura mu ijisho. Uzi ko amagambo avuga ntahuriye nuko angana. Reka da ahubwo jye narumiwe siko buriya afite imyaka 9 gusa. Nuko rero ukujya umuhana atazatuvamo bene uriya yakoreye umuntu ishyano. Maze kore ngiye nanjye kureba ibyo mu rugo ngaho amafaranga 5,000 uzahahira abana nzagaruka gusura vuba. Nuko urakoze rwose n'ubundi ni we nagira. Ngaho rero muke uramukeho singuherekeje ngiye gutunganya abana. Yemwe we nukuri uko ngira sinazongeye gusiga umuboyi ku rugo. Abana baratuma ivu wagira ngo barara muri ruhurura. Niko rebe Leta yubona abana basa kuriya nta soni bigutera koko. musanze nari ngiye kumwajya. Umva mbese inzu se wari kwikoropa ninjoro? Reka nuko abana birirwa bayikiniramo. Ngaho genda shyuhiriza amazi niyuhagirira abana kandi ukwezi nigushira uzatinyuka kumbwira ngo nguhembe. Aya nyine. Hodi Karibu bite kugarutse utaragera mu rugo? ndeka gana mubwire igira hino bizi mu ngo wamufunguye. Shoboka duhuriye hari imbere ariko we ntiyambonye. ndabyifata mune ngaho rero shyashyana kandi n'umwana ibanga ni rya babiri. Ndasimbutse naho mu kanya ndaza kugufasha kumwakira.
ngaho nyaruka. Rebero. Nditaba. Zabirayi byarashize. Hasigaye ibyo tuza guteka uyu munsi gusa. Cyane imbabura nyuma ubihate duteka ifiriti. Vise. Karame. Hajya wambajije ngo papa nagiye kuzana ari he? None sari. Humura ari hafi kuza mu kanya. Cyo nimujye gukaraba adasanga musa mutyo. Hodi. Karibu. Yo, ese ni wowe? Imana igira amaboko. Uraho kore? Yo, Bizimuni wowe? Kamera. Udapfuye arakira koko. Wahora niki? Agira agatebo ushyikeho. Aho ntakira amazi yo gukaraba. Muzanye n'abana bose mbaramutse. Erega umwaka mu Moroko si ubusa. Karibu. Abana. Muraho muzungu. Bizimu. Nimukomeye kandi turabishimiye. Mubonye umukira kiriya cyago ngo n'uburoko. Wahora n'iki wakagira Imana we. Ntigitangaza rwose ibyago biba byinshi. Reka ndorera. Erega ngo bari wariraye kandi ngo n'inkuru mbarira ndatuba. Keretse hari ubyiboneye uretse ko ntabikwifuriza. Ya. Kore. Akira amafaranga utumize kazi y'ibyere n'ituba ryawe sikitwa Kirundi. Erega havuye nabi cyane. Ahubwo no kumufata neza ukamwondora. Ibyo si ibyo unyigisha. Muzo murakoze cyane rwose. Ariko si muhira baraho. Baraho. Nuko. Maze rero Bizimungu. Ndakumva. Nubwo utararuhuka bwose. Ngushimiye muzungu uyu. Ni inshuti koko izira uburyarya. Niwe wamenye kuva wagenda. Yishingira buri kintu cyose nakeneraga. Rwose umushimire nanjye ndamugushimiye. Uyu niwe nshuti nyayo koko. Ndetse nubwo dukennye dukwiye kumushakira ingororano. Erega mugore wanjye ivyo uvuga nivyo. Nuko ubukene bugira nabi. Cyakora muri komine bafise imbutsa kurahira. Inkimwe. Ndumva nayimuha. Nubwo yo nacungiragaho yonyine. Ntacyo bitwaye ivy'Imana birizana. Imuhe rwose yakoze igikorwa cyiza. Iyo ntamugira ubumba narangaye abana banjye bararwaye bwaki. Bizimu. Ibintu nibishakwa. Imuhe tuzashaka ibindi. Muzu. Gira so yiturwa inti. Nguhaye inka. Ari ejo bundi uzazitware. Kubaho n'ukubana. Bizimu. Iyo nkumpaye ni y'urukundo ndayishimye. Naho ibyo nakoze ko leta yakubwiye narikoreraga. Nibyo. Nubundi inshuti nyayo yibona mu byago. Yewe cyakora mu gihe tugitegereje ko izo byeri ziza mureke nge kuba nicishaho utuzi nawe musigare muganira. Ariko kore ubu nzakunganya iki? Umpesheje n'inka? Ahubwo nuko ari bitariho. Si wari ukwiye gusa. Uza aho wamvanye muzu. Ngize ndazizanye ziterekeye. Sana hano. Se wagize ngo nizo kubika. Ahubwo zana ibirahure n'urufunguzo. Ese zaje. Nzaje. Ikara utakanyota ahubwo. Ndetse we wahita ufata kiriya cyotsi ugasitsimura umunuko muri prison. Reka mbanze mfate kuri Kamanyinyada. Nari maze no kukibagirwa. Naho icyo cyotsi nuko cyitondesha imihugu ikabanza ikabobera. Bizimu. Ndakumva muzungu. Maze reka nkore kuruhuke. Muramukoze muramukeho. Arejereje ubundi uzabona aje gukura ubwatsi. Ndakoze se muziki ko ahubwo abakozi ari mwebwe. Umugize neza cyane rwose. Kanange ndyame nduhuke gake. Kore, ngaho yerekeza umwanya wacu. Nari ngiye kuba nduhutse. Bizimu ngaho muramuke. Muramukeho. Ariko papa, uriya mugabo mwaya nka yacu
nuko najyaga twara mu maze tukarara mu nzu twenyine. Rahira sha. Ni ukuri twaraga mu nzu twenyine ndetse n'iminsi 5 igashira. Niba ugira ngo ndakubeshya uzabaze Rebera. Na mama yajyaga abwira ngo turaze. Rebera nawe akigendera akatwihorera. Ariko ntubwire mama utazankubita hagiye. Wamurasha. Ya. Mbega umugore gitowe. None ni ntangere kuzandengeje atumye nyitanga. Use niyahuri. Nzimanike nzakurikira rwose. Oya papa, byose uzabyihorere. Ninkora nka mugabo uzagukiza. Gitangaza rwose. Uwo ninde? Ese kore guherekeza no kujyana. Wowe ntugira n'isoni. Kuva naza nturampa nayiriba. Reka ibiryo byahari sinzi ko mbibona. Aha ntacyo mvuze. Ese ko numva ushaka kuntuka? Ufashwe n'iki muri aka kanya ko twahoze tuganira neza? Uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo, ndetse utareba neza ikaguteranya na rubanda. Havese umunyese umusinzi washyano we. Ubwo uzusubiza gutyo uri iki se? Akariro gake na feri rero ndacyari kore tuzi, ntugire ngo narahindutse. Ariko nta mico yiwafunzwe. Unyitondere rero, dore nari maze 2. Kore ni wowe umbwira utyo? Erega naje utabishaka, kubwo wifuza ko bafunga ubutazavamo maze ukanezerwa, ndetse wagiye Imana nkagwamo. Ariko mama urabwira papa utyo koko? Mva ko gacucu po, wowe uzakurira nta uzagukira. Uro wasope yarakwibyariye nturi umubyarirana. Mwihorere sha. Nyokuri yanijya mwirongoreye none arananiye. Naramuhenda henze. Yewe naramuguyaguye yaranzanyiritse igihanduri. Mwana wanjye ubuze kwagiragwa neza. Ariko papa akucyo yagiye gushaka mama utabanje kungisha inama. Niko se mwana wanjye. Iruka igisakuzo ngo nagutera icyo utazi utabonye. Ni ubukume bwa so na nyoko. None se shahu wari kumbera umurango ukiri mu nda y'isi? Wari utarabaho. Ariko sinakurenganyura cyari igitambambuga. Agahinda ntekeca kagira mubi. Ariko uwo ni Koreta gusa muriho. Ariko Koreta nagorwa. Aski reka mbe mbahunze. Ndabona mwakarasera. Icyo mushaka kugeraho sinkizi. Ese abandinde. Ese bizimu ibi ni ibiki bihambiriye bitumye nshamana? Ukeneye kubimenya rero. Aha, ubwo ari wowe wajya impaka ukageze ejo. Mbwira cyangwa urorere. Ntari kuri umunyamahane basi. Kigera hino mbikubwire. Iyi ni inanga yo gucuranga. Naho iyi ni gitari. Byose nibyo gucurangisha. Yego, ese nawe uzi gucuranga? None urabona umwaka wose namaze mu buroko nari kugumira aho gusa ntize gucuranga da. Hera nta mwuga udakiza keretse wo kuroga. Burya ngo umusaza arasara akaba ku ijambo. Aho bereye uravuze? Ndacyavuga ahubwo. Niko se ko wananiwe kuzana kabundi uzajya wibisha washonje. Ye ugize gukikore? Hambira ibyo bintazi ngo ni inanga. Yewe n'igitangaza. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo habyina ikibindi naho ikinimba no kubeshya. Hacuranga wijuse wa mugabo we. Ariko wa mugore ntuzankorera ishyano. Ugomba kuba uribandika ivyo byose. Uravugisha imbunda amatama abiri koko? Urabona aho mvuye ngo nongere nibe? Reka je nabonye bahambira izo nyazi ngo ni inanga muri icyo gifuka ngira ngo ni ibirayo nzaniye. Umva mbese cyakora guye mu nda nk'umuhoko. Urona nane guhurira n'ibirayo umuntu afunguye uyu munsi. Ariko isura we, isura irashukana koko. Uwareye ukusa ntiyakeka ko ari uvuga ibyo bigambo. Maze mu nkure mu mutwe. Reka nze mbabise mugira amahoro. Aha. Uzi ko umugore w'umupfu bamubwira uko harakarakara. Ubwo ko kugiye kwizera tuhagiye abana ngo batekere ibyo kurya. Yewe nta kitabyara. Ibyo ntacyo. Naho ubuhagire sinababyaye genyine. Nko kubatekera uzangaje umuyaye. Sha wangishe burya. Niyo wanyirukana ye ntacyo nabo. Abandirira ni benshi. Ye koko kore ni wowe uvuze utyo. Amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Nawe si wowe wajwemo. Ndabivuze Koreta ni hahandi hangi maze ikibyimbye kimeneka. Kore aho bigire no ntumvira mu rugo bihindutse. Ntibishoka. Nta soni. Rega mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Nicyo ntungishije abandi batabona. Ye
ubwo rero uribwira ko mpimye saka kadukuru k'amafuti ngo nawe ufite inzu rero inkodeshanyo yewe nzatura mu y'amatara uzanyifuza utakimbonye. Koleta we cyo garuka nkubwire niki sumbwira nabwiwe na data ngaho urivura numva ariko umugore wanjye rwose kusigaye waracamutse nk'isafuriya iri kumbabura ibyo byaje bite ko nagusize uri muzima gusa kuzura birusha isandi byagenze bite rwose uko byagenze bari umupfu. Koleta we yoka ibyo twasezeranye kumeza amatagatifu umunsi dushyingirwa ko ntawe uzahemukira undi na rimwe ko tuzasangira byose akabi n'akeza none uramuntu ukarubira nk'ubonye umwanzi barabivuze ko kumukunzi w'impyisi n'ibirya mbere shakore ubwo ntushobora kwisubiraho koko mva nta mwanya mfite wo kugusubiza kandi ndakwanze ntivamo ndagukunze mbaye ngiye kwitemberera ubwo ndagusubiza ngarutse. ari ntukimenye ko wabyaye ndakaba amacinya ngaho genda uzapfe wangara. ariko ibi ni ibikira ntabwo uzi ko turi muri demokarasi ndigenga ngomba kujyaho nshatse. kumva ngo kararogotwe ibyo katazi gwe yo ukura cyo gusebya demokarasi ndagira yuri ndagirira wanjishiwe aho ntugira ngo kwigenga no kwigira ikigenge. maze rero bana banjye mujye mumenya ko mwapfushije muhagaritse nyokuri yarutwa n'uwapfuye akavaho cyane cyane Vincent niwe mbwira ujye umenya bashiki bawe ubakarabye ubasasire hanyuma nange nzajya mbashakira ibyo murya naho nyaburanye kuriya aragatsindwa n'iyandemye mwihorera ariko ake karaho. Listen, yewe. Ubone ntukumangira kuri iki gihe. Yewe. Singura. Ntibishoboka. Sasa z'ijoro ku mugore w'umugabo. Ntibishoboka n'igitangaza rwose. Have senye. Sayuryamira rimwe n'amasungo magufi hanyuma n'itembero ndebe nkayita. Ndakwiyamye. Yes. Hasoni. Iki gihe. Amafaranga 6,000. Nherutse kumpa nkaya ryari ku bushomeri kugeza igata. Singe wirya nkimara. Vuga aho wari uri iki gihe. Wacyo ntazi. Abagabo sinababonye. Gira vuba cyangwa ndagukubita bukeye. Dore ko wigize ishyano. Kurusha abana ba rubanda gusa. Bishoboka ni. Kubimbwa sukumoka. Ugize ngo ikikore. Ugize ngo iki. Hanze. Kurita. Enda naya mavyango n'amafaranga ejo. Skei. Enda umva ko bagira ngo iki. Ndakwica mfungire gukurito. Ndakwica. Ariko umweto kwita iki gihe. Nigitangaza niyo byageze mbese. Ya. Twakubwira butinde. Butu umuvyayi atabana n'umugabo ngo agiye muri barako gucuruza umubiri we. Ntibishoboka. Furira amavyimuzo y'amafaranga rwose. Vuba kandi sinongere kukubona hano. Abana banje nzabirerera urumva? Twe mbwira. Kare ngora kubwira ikintu ntasoni. Naza gasuzuguro rwose. Gitangaza rwose. Kandi kitanamba. Ceceka. Ale. Amenyeje we ndapuye we. Umuntu mutaranyije we. Ane ikibenyero anyize ngoroje.